turabireba ukuntu Tshisekedi arashaka kuganira ariko Christophe Mboso yateranyije abarozi bose ba Kongo bose arabateranya hariya arababwira ngo mushaka uburozi bwanyu bwose hanyuma mutwikire Kagame. Christophe Mboso ni umuyobozi ni nimero de wa parlement. Abanyapolitike ni nka supamzi muri miliyoni afisa babenga mu umwe. So ibingibi rero mwamwivugisha hano mukazana ngo urabona ngo nkwi iki. Abanyapolitike rero baza babakigira ba victime. Nobody cares ku buzima bw'abantu babugenda. So the thing is mukora ibyo mukora nibarangiza kuganira ibiganiro nta banyapolitike baravuga ngo nta munyapolitike nta mwanzi muri politike w'igihe cyose nta n'abakunzi b'ibihe byose. You have to accept this mugafunguka amaso. Ejo bundi politiki niki mutabona. Ejo bundi reba abantu bamaze kugwa muri Ukraine. Uyu mugabo muri Ukraine reba ukuntu Amerika yahindutse Ukraine nk'icyo munda. So mujye mureba ibintu noneho muyibaze. Mureba abantu baguye muri ziriya ntambara. Uburundi bufite umwuka mubi n'u Rwanda kurusha ukuntu u Rwanda rufite umwuka mubi na Uganda. Ubu si sheri shusho. Iyo sinjya nshaka kujyayo. I don't wanna go there. What about us? Where we are? Turi he? Kwe dupfa turi he in this? About this politics n'ibindi mwegoma murimo, you have no idea. Nta munyapolitiki ugira impuhwe, nta banyapolitiki bagira amarangamutima n'ubumuntu ntabyo bagira. Urimo kunyumva? So mwe muje muza hano muze urabona nababwiye ngo niba mutekereza ko ikiro kimwe cya zahabu kiraruta miliyoni y'abantu ku munyapolitike my friend. What's wrong with you people? Amabuye Canada kubera ibinombe iragiye ifatiye u Rwanda ibihano. Ni bande bantu barafite umubano mwiza nk'u Rwanda na Canada. Ibi byose muzabireba. I still have that human being numva ko mfite umuntu ngiye nsubiza amaso inyuma nkareba abantu baba muri izi ntambara wajya kureba endi y'ibi bintu bizendinga gute. Ijuru ku mujya muzana amarangamutima mukaza listen kubushize kandi ibiganiro Gisegeti yasabye bya Rwanda nabonye ko yasuzuguwe aragenda aritaba aburuwo baganira. Nibi rero ntabwo dushiraho umutemeri, ntabwo twumva ko ibiganiro bibaye zo tuvuga ni ibitekerezo byawe niko bitekereza, ariko igihe hariho nuko hari amahirwe menshi ko na Gisegeti ashobora kuja hariya Angola nanga akamwihorera, kubera kuko nimba yaramaze kubagira abicanyi akabagira abateroriste akavuga ko atazaganira nabo, uyu munsi akaba ari we wifuza ntabwo ari kubisaba, arabyifuza ibyo yanze uyu munsi arabyifuza. Ntekereza ko ntabwo twaje imbere cyane, ariko kimwe nuko yabyifuza akabibura, ibyo ngibyo byose birashoboka. Ndeke kuvuga menshi, ariko ntabwo tugomba kumva ko tugeze kuri finale. Uyu munsi ntabwo AFC M23 iri kwinginga Gisegeti. Igihe cy'ibiganiro cyararangiye kandi cyarangijwe na Gisegeti yarabyanze. Tekereza ko uyu munsi hari amahirwe y'uko baganira, kimwe nuko bataganira, kimwe nuko yagenda hariya neza Rwanda yiteguye ko ari buhure na M23 ikamwihorera cyangwa ikanamwitaba. Ariko icyo dushira imbere ntabwo abantu barapfuye, ariko ibyo dusaba bituma turwana bigiye ku meza bigakemuka. Nabwo ntabwo tugomba kumva ko igikenewe cyane ari intambara. Nimba uvuye munsi intambara muza abantu twapfushije, n'ubundi ntekereza ko aho twenda kugana naho hagomba kuzapfa abandi bantu. Habaye habonetse umuti rero ntabwo twakumva ko n'ubundi intambara ariyo ikenewe. Icyo twizeye kandi tuzi neza nuko ibi byose twabinyuzemo, dufite experience. Ibyo bintu ngo tuvuga dufite experience yabyo, ariko bitavuze ko uyu munsi bitoba kimwe nuko bitoba, kubera kuko ibi byose twagiye tubicamo, kuganira, gusubira inyuma. Ntekereza ko dufite abagabo bahagurutse kandi bazaganira. Reka twumve wenda abandi. Ejo Kabila Kabange yaratwitinze ngo game over, ngo game is over.
iyo tweet ye yayikoze ejo naye nyibonye mu gicuku unkeka ko ntabwo iramaraho n'amasaha 28 nanga yatwitinze aka kantu ka target wa mwambi ujya muri target yandikaho ngo Kinshasa ashyiraho kari akantu urumva twebwe abaswa nyine ntiwamenye ibyo bavuze abahanga ariko abahanga ubwo ibyo bari bavuze twabibonye uyu munsi igihari rero nuko nkeka ko ibintu ahantu bimaze kugera mu bija babivuzeho buriya kwemera imishyikirano ni kimwe imishyikirano ubwayo ni ikiri no gushyirwa mu bikorwa nabyo kikaba ikindi okay no kuvuga ngo imishyikirano ubu nona uwayangaga imyaka yose bakoma bayimusaba yayemeye noneho kandi nureba abo yayemereye igihe cyose bajyaga bandika ngo M23/RDF byavuyeho bivuze ko agiye kuganira noneho na M23 ubwo na AFC so imishyikirano rero ni kimwe bambe kubyemera ni kimwe imishyikirano ni ikindi no gushyirwa mu bikorwa ni ikindi twigeze kubiganira hano hashize iminsi Godfather turi kuvuga ko intambara nyinshi cyangwa hafi ya zose zirangizwa n'ikaramu zirangira uko bashyize amakono bambe umukono ku masezerano ariko ikintu kimwe nzi neza mu mutima wanjye nuko byabindi bavugaga yakoze Godfather Makenga yahagurukanye abana 10 n'abangaye bakajya muri Sabyi Nyirakoze ntabwo bayibagiwe ubu none aha nibyo wabivuze intambara ishobora kuba zarahinduye amazina impamvu zishobora kuba zarabaye nyinshi ariko Makenga nabo bari kumwe ntago bibagiwe impamvu barwana ikindi nimwibuke ngo bitwa ngo iki bitwa M23 le mouvement du 23 mars le 23 mars 2009 ubu hashize imyaka ingahe 16 ibyo bintu byaho ngaho icyo gihe nibyo bamaze imyaka 16 bashaka ko bikorwa bashaka ko bishyirwa mu bikorwa ko nta muntu n'uyu n'umwe yaba Sud Kivu yaba Nord Kivu muri kare agace uzongera kwicwa cyangwa hungetwa azizwa uwo ariwe icyo nicyo barwanira ibindi rero kuba byaba birimo ibyo birimo ntago turabaswa ntago turabahanga ariko ibyo bifite na ba nyirabyo ariko iki kibazo cy'abantu bahora buri gihe babuzwa uburenganzira bwabo bacunaguzwa bicwa bagatwika bakaribwa ku manywa y'ihangu iki cyo kigomba kurangira mu gusoza rero ndagira ngo nkubwire ngo Godfather wenda n'abandi turi kumwe nibyo kubera byinshi tuzi byabaye umuntu ashobora kugira impungenge ariko bari abahungu baryamye muri Sabyinyo imbeho yo mu birunga abazi birunga barazizi abagiye bakarya inyonza ubwo abumva ikinyarwanda baracyumva ntabwo koze yabo bayibagirwa ntabwo bishoboka ni nayo mpamvu mu byo wumvishe na Cordon nanga yavugaga ko igihugu kigomba kuyoborwa muri federalisme hakabaho les états fédéraux ubwo buri bose bakaguma mu gice bisangamo negociation ibe abanyapolitike bari Kinshasa abandi bagume mbese birangize kwa kundi none se Godfather tutabeshanye ubu Makenga yakwemera akaji Kinshasa juste imagine toi biriya byavuga ngo bya brassage ibigi byose ntago bavuye muri CNDP ntago bavuyemo bari muri brassage bamwe ari abakoloneli abageneral bavamo baraza bavuga ati none twebwe muriyo murafata gahunda yo kutumariramo hirya no hino hose mutumyanyagiza ntago bizongera ndibaza ko amasezerano ya 23 mars arabivuga byose neza ko nta brassage izongera kuba muri forma ya Kabila yabipangagamo Kabila il était tellement mesquin ntabwo ari malin
buriya umuntu mu bintu umuntu utekereza akagushyira muri piège kandi ukayijyamo. Gusa urabona ko abahungu bahagurutse kubera koze yabo, urabona ko bazemera kandi iyo piège Kabila yari yabashyizemo. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Ubu ngubu una brassage ashobora kubaho ya mishyikirano yo kuvuga ngo kugabura imyanya Kinshasa, ça c'est fini. Cordon Nanga arabivuga neza ko ubu ni federalisme. Ni federalisme c'est pas nécessaire que mujya kure. Noneho ikibazo gihari, iyo mishyikirano yatinze cyane gutya, habamo radicalisation. Ubu de part et d'autre radicalisation. Kote ya Tshisekedi abantu bari radical cyane. Umuntu wese bazabona wa M23 Kinshasa, je te le jure, naho polisi zabibuza bazamurya bazamukubita, kuko deje ubu ngubu basigaye bakubita n'abaswahili bonyine. Iyo radicalisme yabaye deja niyo izatuma negociation uko forma Rwanda ishaka ntago izashoboka. Kandi noneho rero murabizi ko Cordon Nanga meme na M23 AFC bose bavuze ati ntabwo tushaka ni kunegociana Tshisekedi, no way. Ko Tshisekedi yarenze umurongo utukura, yicisha abantu ari Goma ahe hose, yatumye ibintu birenga inkombe, amazi yarenga inkombe. Rero kubona yemeye nona nugusanza imigeri, kubona ko bese yageze ahantu adashobora gutsinda intambara, ahubwo atereka noneho nemere. Ariko nawe yakwemera. Ubu ngubu abandi baravuga ati no, wowe waravuze uti okozwa ngo moko bongere kandi baze bakwizere. Ubu nta muntu yakwizera kandi ibintu nta utinya ishyamba atinya icyo yahuriyemo. Tshisekedi n'inspire pas confiance. N'abasirikare be yavanze wazalendo bose abashyiraho ngaho, bashyira ideologie na FDLR. Duruva ko yararenze umurongo utukura paka ibintu byatuma abantu bongera kandi kubana amahoro bije. Ntabwo byashoboka ko FDLR iracyarimo, wazalendo iracyarimo. Uribaza noneho kudemantara wazalendo yose, kudemantara FDLR imurinze Kinshasa ni ikibazo. Ahubwo buri muntu wese azagenda avuga ati ngewe Tshisekedi abantu benshi bavuga ko ari muri deal ya balkanisation. Ubu ngubu bazagera mu mishyikirano, ntabwo azaza we bwa mbere Nairobi nako Rwanda, azoreza, bavuze ko bazoreza abadelegation. Niboreza abadelegation yabo bavuge ABCD, ibyo Tshisekedi yatumye ko tutashobora no kwizerana. Ubu ngubu ni ABCD, yavuze ibi, yapanze ibi, yafunze abangaba, hari abantu yishe, hari abantu babaye condamné à mort, kugira ngo biriya byose buzabe agataho za CCLF bazayubariza. Ubu ngubu icyo asabiye negociation ni riog, ashaka kwiriorganiza, ashaka kuko bari ande bandade. Nugira ikibazo rwose Godfather, ntabwo bikiri bya bindi byo kuvuga ngo twemere cyangwa se n'abayobozi. Uravuze ngo abanyapolitike ariko bakurikira les avis y'abasympathiza babo, y'abafanatike babo, n'abandi bose n'abandi, kandi baraganira hagati yabo. Baraganira hagati yabo, tukamenya ibyo baganiriye. Nta negociation ishoboka kandi na Tshisekedi muri forma ya mbere za negociation za kera wumvaga za UCD za CNDP. Iriya negociation zarashobokaga ko abantu bari bagifite ubumuntu, ariko ubu ngubu nta bumuntu bukibaho. Urabizi ko igihe cya UCD CNDP wari wabona abantu ntabwo baryagana, baricaga, ariko ubu ngubu baragalvanize mu baturage babashizemo venin yo kuvuga ngo nukurandura umuntu uko yaremwe, nukumurandura wese nta kuntu ashobora kubana. Kandi ahamagaye uriya Shalonana babitakwira bare bose. Ubu mbwira ukuntu bitakwira yakwicarana na Nuza na Moise Nyarugabo bakajya kandi muri parlement imwe. Urumva bishoboka? Ntabwo byashoboka ko yamwise ko ari inzoka. Bari abantu bose ba IDPS bazi ko ari inzoka. IDPS yonyine, je te le jure,
nta nubwo yakwemera parce que bari galvanize iriya force du progrès ni interahamwe zabo zajya he zakora iki nimba zitashobora no kumwica wenyine Tshisekedi hari ibintu bimwe okay ni impungenge ndibuka ko neza igihe 23 ya 2-3 ans bisubiye ati mon Dieu bisubiye kandi kwa kundi wenda bazadusubiza kandi nyuma twarababwiraga buri ntago burya si bwo buno no byari kera byatanze isomo cyane ku buryo abantu barakangutse kandi muzarebe neza determination iri hungu ntago yari iriho cyo gihe. Kabila, Laurent Désiré Kabila akimara kuba perezida, abasaza batatu b'abanyamurenge bahise bava Kinshasa barahunga bajya Kigali, bajya kuri Radio Rwanda baravuga ngo twebwe tuje kubabwira amakuru y'ibintu mutazi. N'amatwi yanjye yombi ndabireba ndabikurikira. Baravuga ngo nibiki, abanyamakuru barabaza ngo nibiki. Baravuga ngo uriya mugabo wabaye perezida ntabwo mumuzi, twe turamuzi. Dore yaguze indege, yaguze kompanyi yagise Hewa Bora. Abasaza baravuga ngo Hewa Bora murayizi mwebwe? Abanyamakuru ngo ntabwo tuyizi. None batangira gusobanura amakuru, amateka ya Hewa Bora, ukuntu Kabila yahunze, aho yanyuriye, ukuntu bamukubise baramwirukansa baragenda, ngo Kabila aracyafite inzika. Ni kuvuga ko tujye twemera amakosa yarabaye, kwizera umuntu utakwiriye guhabwa icyo cyizere yarangiza arahinduka. Ibyo bintu ntabwo bizongera kubaho. Kabila pere bamwibeshyeho, yari umuntu mubi cyane kandi n'abantu batanze amakuru banga kubumva. Ariko si uyu munsi Kabila yemeye kuganira nako Tshisekedi yemeye kuganira. Ubwo sinshaka Kabila tel fils tel père, umwana we nyine na Tshisekedi bose ni kimwe. Ubu ngubu bavuze ngo ndaganira na AF7. Condition ya mbere nuko Tshisekedi ava ku butegetsi, hakajyaho condition ya kabiri inzibacyuho transition. Condition ya gatatu Bazalendo na FDLR bose bagajyanwa muri cantonnement. Condition ya kane imfungwa zose zigafungurwa. Condition ya gatanu ingabo zose z'amahanga n'abamercenaires bose bagataha. Iyindi condition ya gatandatu ntabwo igisabwa kuko ntabwo Tshisekedi gifite uburenganzira bwo gutuma impunzi zitaha cyangwa zidatahuka kuko ntabwo ari ufite aho hantu. Izo condition eshanu murabona Tshisekedi azemera? Ni kuvuga ko negotiation ya Tshisekedi ashaka kuganira arabeshya, ntabwo yabyemera. Ndayishimiye ibyo kuganira arabeshya, no kubera ubwoba. Uyu munsi nshaka kubaza nuza mbere yuko nsoza. Godfather avuga ngo bazongera. Ubu se Godfather amakuru ufite uyu munsi ntabwo ukora politike, ntanze guhagarariye, ariko amakuru ufite ujyuza hano ukaduha hano, icyo gihe cya Kabila pere washobora kuyabona? Icyo gihe cyose cyo kubesha abantu bakagenda mu mishyikirano, icyo gihe kubera social media ibyo bintu byo kubesha abantu ntabwo bizongera kubaho. Yashize abarozi bose b'igihugu bose arababwira ngo bajye bamurogere Perezida Kagame, hanyuma Tshisekedi nakavuga ngo tuganire. Nose nimubona ko ari imikino? Ahubwo se mwabakristo mwe muri hano muri yeye, natwe dusenge ayo marozi tuyakumire. Ibintu byo kwibesha ku bantu ngo turagiye turumvikanye nta bihari. Hari transition, tuganire. Ni transition idafite Tshisekedi. Yego ngende kubereka ko bidashoboka, ntabwo bishoboka. Ni revolution yaratangiye, nta gusubira inyuma, kandi amakosa yakozwe ntabwo azongera gukorwa, na social media irahari twese turabireba. Nuko bimeze.